Umugoroba mwiza abadukurikiye kuri ATV, amasaha nk'aya ngaya murabimenyere ko tubagezaho amakuru y'ubuhinzi n'ubworozi ku biri kubera hano mu imurikabikorwa ku Murindi. Twasuye amasitandi atandukanye uyu munsi, aho twabakurikiraniye amakuru menshi y'ingenzi mukeneye kugira ngo muteze imbere ubuhinzi namwe kinyamwuga. Imwe muri izo standi twasuye rero harimo standi ya Rice Africa, bafite ikoranabuhanga rishobora gufasha umuhinzi mworozi gukurikirana amakuru y'ibikorwa bye biri mu murima atiriwe ahagera. Twabasuye rero badusobanurira iby'iryo koranabuhanga. Murakoze, amazina yanjye ni Tanya Uwibambe, ndi brand strategist wa Rice Africa Rwanda. Rice Africa icyo ikora ni kampani ifite intego yo kuzamura umusaruro w'abahinzi muri Afurika. Vision yacu ni ukubaka Afurika yihaza mu biribwa igahaza n'isi yose. Hanyuma muri iri murikagurisha ry'ubuhinzi rya 2024, icyo twaje kwerekana ni products zacu ebyiri, harimo Farm Easy Operating System, iyo ni iya mbere ifasha muri monitoring and evaluation y'amafarms, igafasha umuntu gukurikirana uko ubuhinzi bwe buri kugenda atari ngombwa ko abari kuri tele. Abari kuri tele bashobora kuripotinga bakoresheje mobile app. Iyo Farm Easy ifite dashboard na mobile app, noneho umuntu aripotinga akoresheje mobile app ukayibona muri dashboard aho wicaye muri office. Ifite n'indi part ya GPS ifasha abantu bafite tractors kumenya ngo iyi tractor yasaruye ibintu bingana gute, yagenze ibirometero bingana gute. Akarusho kuri iyo GPS nuko idasaba internet, niyo aba ari mu cyaro mu gice kitarimo nyine wireless birakora. Hanyuma indi product ya kabiri ni Farm for Me. Farm for Me yazaniwe abantu bashaka guhinga ariko badafite umwanya, aba diaspora bashaka kugira umurima mu Rwanda, cyangwa se abantu bakundaga guhinga bakabireka kubera kubeshywa. Icyo tubafasha, tugufasha ibintu byose uhereye ku gushaka ubutaka, kumenya imbuto izajya muri ubwo butaka, kumenya igihingwa uzahingwa, kugushakira amafumbire, ibintu byose kugeza nyine ku gusarura. Iyo umaze gusarura, iyo ubishatse tugushakira n'isoko ry'uwo musaruro, amahitamo nyine aba ari ayawe. Udushaka wadusanga kuri website yacu ariyo wa3africa.com, cyangwa se ukadusura ku biro byacu biherereye Wakatown mu mujyi muri floor ya 5. Ntabwo ari standi ya Rice Africa twasuye gusa, ahubwo twatembereye tunasura standi ya Kirimo Trust. Kirimo Trust ikaba ari umuryango uteza imbere ubuhinzi n'ubworozi muri East Africa. Nabo twaganiriye batubwira ibyo bakora. Amazina yanjye ni Ayabagabo Christophe, nkaba ndi programs officer muri Kirimo Trust, nkaba nshinzwe uruhererekane inyongeragaciro mu buhinzi. Nk'uko mwari mubimbajije rero, Kirimo Trust ni umuryango utagengwa na leta ukora ku rwego rwa East Africa. Tukaba dufite icyicaro gikuru mu gihugu cya Uganda, ariko tukagira office n'ibikorwa bitandukanye mu bihugu bya East Africa n'u Rwanda rurimo. Imurikabikorwa nk'iri ngiri rivuze ikintu kinini ku iterambere ry'ubuhinzi, kuko ahangaha niho abantu baza bakagaragaza udushya turi mu buhinzi, bakagaragaza ibikorwa biri mu buhinzi, bakagaragaza abafatanyabikorwa bari mu buhinzi. Abantu rero barasura bakaza bakareba ibyo bikorwa byose, yaba iterambere rigezweho mu rwego rw'ubuhinzi, yaba udushya twahanzwe, yaba abafatanyabikorwa bariho mu rwego rw'ubuhinzi. Hakabaho kwiga ibyo bintu bakabimenya bakajya kubishyira mu bikorwa, ariko kandi nanone hakabaho no gufata kontakite abantu bakamenyana, bityo n'uburyo bwo kugira ngo utwo dushya twahanzwe cyangwa se serivisi zitangwa mu rwego rw'ubuhinzi babe babasha kuzigeraho, kuko baba bahuye bakaganira bakungurana ubumenyi bakanamenyana. Icyo twiteze cyane muri iri murikabikorwa rero, icya mbere ni uko turi kumurika ibyo dukora nka Kirimo Trust. Turitega yuko abantu benshi baraza gusobanukirwa n'ibikorwa byacu, turitega yuko ibikorwa byacu biraza kumenwa n'abantu benshi cyane, kandi turitega yuko abatugana bagamije kugira ngo tubafashe kugezwaho kubona izo serivisi, ikoranabuhanga mu buhinzi, uburyo bwo guhanga imirimo, uburyo bwo gukora udushya mu buhinzi,
bazabasha kuba benshi, bityo ibikorwa byacu bikabasha gukwira kandi n'umubare w'abagirwaho ingaruka n'ibikorwa Kirimo Trust ikora nawo ukabasha kwiyongera ukaba munini, bityo uruhare rwacu mu iterambere ry'u Rwanda, iry'akarere ndetse n'irya Afurika rukarushaho kwigaragaza. Reka nshimire Kirimo Trust na Rice Africa batuganirije uyu munsi. Gusa mbere yo gusoza turanabagezaho agashya ku munsi nk'uko mubimenyereye. Amamurikabikorwa menshi agenda agira udushya twihariye. Uyu munsi twabahitiyemo agashya k'ifarashi iri kubica bigacika hano muri no murikabikorwa, aho abitabiriye imurikabikorwa benshi bari kuyigana ndetse bifuza no kuyiryaho umunyenga ndetse bakanabikora, aho ubasha kwishyura amafaranga nawe bakaguha umunyenga ku ifarashi ndetse n'ifarashi yasusurukije benshi cyane, ari urubyiruko ndetse ari n'abakuze usanga baza bishimye ndetse bakayibona nabo nk'agashya kadasanzwe hano. Izi farashi rero zazanywe na entreprise Urwibutso isanzwe izwi ku izina rya Nyirangarama. Nshimira cyane mwese mwari mudukurikiye kuri ATV Rwanda, mbararekera gukurikira video zacu nk'izi ngizi tukiri hano muri Expo, tuzajya tubibagezaho umunsi ku munsi. Nshimire n'umufatanye bikorwa wacu SAIC, ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bukozwe kinyamwuga. Mwifuza kubasura bakorera Sonatube Kicukiro mu nyubako ikoreramo kaminuza ya UTB. Hanyuma rero ushaka gukomeza gukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi, kora subscribe kuri channel yacu ya ATV Rwanda, hanyuma wibonera aya makuru umunsi ku munsi. Reka tubasezere tubifuriza kugumya kugubwa neza n'ibiganiro tubagezaho. Ciao ciao.